none se ubu nsenga umunsi hari nyirawo? none ubwo abibaza iyo minsi akavuga bati ubwo ntasenga ku isabato. Nta n'umwe usenga umunsi muzima. Bose icyakora usenga iyihe Mana kuri uwo munsi? Imirimo itegetswe igenewe ibivume, kuko amategeko abereyeho ibigande. Ariko kwizera nuko abakiranutsi, kuko duheshwa gukiranuka iyo umuntu atejejwe n'ituro rye ntiryera. Na Kristo niko yavuze. Yaravuze ngo nujya guturuka ibuka ko hari umuntu mufitanye urubanza rirambikaho. Ariko noneho uyazavukana ubuhe mu gihe nta relationship ya nyina na se? ni roboto. Exactly, robot. Ubwo murumva abantu bagiye kuza mu isi ari bande? None se uzajya umubwira ngo gira impuhwe ziva heza? Ijwi ry'umukanguzi. Tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose, amwe abadukurikiye aha ni ku Iriba TV ndetse no ku Mukanguzi TV. Ni hahandi ugera ufite inyota igashira, kuko haba hari ibintu byiza byo kubaka ubugingo. Ni hahandi ugera ugahembuka. Ni umwanya mwiza rero tugize umugisha wo kuganira na Aniseti niyo mugabo, umukozi w'Imana musanzwe muzi kandi mukunze gukurikira hano. Tubahaye ikaze rero. Turagushimiye ko ufunguye iyi link mu biganiro byose wabonaga kuri YouTube ugahitamo ikiganiro cyacu akaba ari cyo ureba. Ni ukuri Imana iguha umugisha, kandi ubwo gifunguye rwose uretse kuhava utangirane natwe, usozanye natwe. Yego. Kuko hari igihe dutangira ubona wenda tutarinjiramo neza, ariko mu gusoza tukavuga ibintu bikomeye. Bana natwe rero reka n'ubundi dusabe umukozi w'Imana abanza asuhuza abakunzi be n'abadukurikira bose. Buriya hari abakunzi bariho cyane. Abantu mudukunda hobe mugira amahoro ya Kristo. Ngeze ku rukundo ngira ubwoba. Ubundi hari abantu bateye nkanjye. Nge nshobora gukunda icyo umuntu akora ariko we ntamukunda. Akaba yagikoze mu ntego y'ibyo nashakaga. Kuko gukunda nge bijya bimvuna. Ntacyo suhuza abakunzi bakunda ibyo ukora. Ariko hariho n'abakunzi banjye ibyo ari byo byose dukundana, ndabasuhuje mu ngeri zose, kandi mujye mucishamo munaseke. Hari igihe umuntu ashyiramo akantu umuntu agahita ababara. Inshuti z'umusaraba mugira amahoro ya Kristo. Njyewe ni Aniseti nk'uko mwene data bivuze, ndi umukristo, hanyuma ndi umubwirizabutumwa bwiza. Kristo yaduhamagariye uyu murimo wo kuvuga ijambo ry'Imana binyuze mu byanditswe byera no mwihishurirwa uko umwuka yatuyobora. Yego. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Nge mwumva kuri mikoro ni Cyprien cyangwa se Papa Ivi. Kuri kamera hariho Emi. Tubifurije rero umugisha w'Imana, kandi Yesu ajya gusubira mu ijuru hari ijambo yabwiye abigishwa be rikomeye. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Amen. Abe muri mwe rwose. Abe muri mwe, kuko yabonaga ko mu isi tuzabaho mu bihe bikomeye biruhije. Ubu turi gukora ikiganiro, hari umuntu udukurikiye ari kwa muganga. Yego. Ararwaye ameze nabi ariko aratukurikiye. Hari n'umuntu waburaye uri bunabwirirwe, udafite n'icyizere cy'uko ninjoro biri bukunde cyane rwose. Hari n'ushobora gukanda linki avuye gushyingura. Cyane avuye gushyingura umubyeyi we cyangwa se undi mushuti we. Niyo mpamvu mbere na mbere tukunda kubabwira ngo mugire amahoro muri ibyo byose uri gucamo, ariko ntiwemere gutakaza amahoro yo mu mutima. Kandi abantu babizi ishusho y'amahoro iboneka mu gihe cy'amakuba. Yego. Hatari amakuba amahoro ntabaho. Hatari n'amahoro n'amakuba ntabaho. Igisobanuro cy'amahoro ni ugukomera ku munsi mubi. Yego. Tugiye kuganira rero, tugiye ibintu bikomeye abantu benshi mukunda kwibaza, ndetse bamwe namwe bakabiburira igisubizo. Mumaze igihe ibyo bintu mubyiga mubyumva, ariko kubisobanukirwa bikagorana. Uyu munsi rero niyo mpamvu twaje gusura Aniseti. Nuko tuzi yuko ibyo bintu abishoboye, kandi mu buryo ari buze kubisubizamo buri wese araza gusobanukirwa. Mbere yuko mbere yuko dutangira ikiganiro, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo umwuka dufashe kandi adushoboze. Karibu. Mana Data wa twese, Imana y'agakiza kacu, turagushimiye
ni we mushoboza wacu. Iyo twicaye hano ngo tubwirize ubutumwa bwiza tuba turi mu ntego y'icyo waturemeye, tuba turi mu muhamagaro. Nawe dukoresha ibyo ushaka ko dukorera muri aba bantu, ijambo ushaka ko tuvuga ari ryo rinyura muri twe. Nitujya kuvuga ibyo twitekerereje, uha ubwenge bwacu kwibagirwa ibyo, kugira ngo ibyo ushaka abe ari byo bikorerwa muri twe, kugira ngo buri muntu wese utwumva dufatane mu maboko kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Intsinzi y'agakiza k'Uwiteka igaragare, urukundo rw'Imana rugaragare, ukureho urujijo. Umuntu twumva ababaye ahabwe amahoro, yishime, anezerwe, kandi n'uwareneshejwe n'ibihe Imana yongera imuneshereze. Hari ibyo ujya utwibutsa, muririmbyi yaravuze ngo twibutse amasezerano tumenye ko ubutayu uzarangira. Niko wagiye ubigenza, ukabwira abantu ngo nimugera mu gihugu mbajyanyemo, kandi nyamara ubivugiye mu butayu. Niba uri umuntu wari uzi ko atazashyika, akumva Imana iravuze ngo izadushyitse. Wongere uganire n'imitima yacu kugira ngo twiyumvemo imbaraga, ubuntu n'urukundo rwawe bisage muri twe. Tubisenze kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, none n'iteka ryose. Amen. Uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro, ariko turibanda ku bibazo bimwe na bimwe abantu bagiye bibaza, ndetse rimwe rimwe bakabyandika muri komenti, ibindi umuntu akaba yaca mu gikari akakwandikira, ariko kenshi ugasanga n'ubundi ni ibintu abantu batumvikanaho kimwe. Hari uwibajije aravuga ngo yari ari kukubaza, arakubaza ngo ubundi wonapo urabizi ko ari ikintu abizera benshi cyane batumvaho kimwe. Bamwe barabikora, abandi bakabireka. Nyine we yaribajije ngo ku mukristo iremewe? Urakoze, sinzi impamvu ari aho uhereye. Ubusanzwe onapo iri mu byiciro byinshi. Ninkoresha iki kinyarwanda ntimugire ngo ni ugushira isoni. Hari onapo ariko byanagororoka, umuntu atavuze ibintu byatera ibibazo mu mitima. Hari onapo yo kwibuza kubyara. Deja onapo n'ikigenderewe ni ukwibuza kubyara. Hanyuma ikora mu buryo butandukanye. Hari umuti, nimvuga umuti, nimvuga ikinini, nimvuga umuti mwumva inshinge, udupira, uduki, mwumve nyine icyo cyica urubyaro, nicyo ndibwita umuti. Hari umuti wica urubyaro rwabayeho, urusoro rwatangiye kwirema. Hari n'umuti ubuza rwa rusoro kubaho, ntirubeho, uterwa mu maraso. Hari n'uburyo bwo kwikingira bituma nta huriro, nta buryo rwa rusoro rushobora kwirema, rushobora kugera aho rugera. Ubwo turi kwanga gukoresha ikinyarwanda runaka kugira ngo tutanduze imitekerereze y'abato muri twe, kuko hari n'ibigusha abana, birashoboka. Ibyo byose ni uburyo bwo kwirinda. Ariko noneho ikigenderewe si wa muti. Intego yatumye iyo onapo ibaho mu ntekerezo ni iki cyatumye udashaka kubyara? First of all, ushobora kuba udashaka kubyarira umugabo mu bana, ushobora kuba udashaka gutera inda umugore mwashakanye, ushobora kuba udashaka kubyara kuko udafite ubushobozi bwo kurera, ushobora no kuba uwo muri gukorana raporo sexuelle mudakundana. Ni impamvu nyinshi zitandukanye. Icyo ni icya mbere gitumye onapo ibaho kuri mwebwe. Icya kabiri, uwakoze onapo yari agendereye iki? Washatse kuringaniza, yari agendereye iki? Bakristo nshuti z'umusaraba, muraza kunyumva kuko byose bikizwa bikanicwa n'imigambi yo muri twe. Icyo ugambiriye nicyo cyeza cyangwa kikica igikorwa wakoze. Kubera iki? Ubundi nimusoma Bibiliya, urubyaro rutaravuka Imana yarutangagaho isezerano ikurikije ku buyobe, ku kutumvira n'ubugwe bw'urubyaro ruriho ariko rudafite icyo rumariye Imana. Imana igahita ibwira Mukamanoye ikamubwira ngo uzabyara umwana, ni Samusoni, ni umuhungu, azaba ari umunaziri kuko azaba umucunguzi wanyu mu Bafilisitiya. Uzi impamvu Imana ije kugira umunyembaraga umuntu utaravuka? Ni uko abavutse ntacyo bayimariye.
gahita itanga isezerano ry'uzavuka. None kugira ngo naza azafatwe bitandukanye n'uko abariho bifashe. Ndabizi ari abantu muri kunyumva. Hari uburyo abantu bariho bifashe, bigatuma kugira ngo Imana yeze umwifato itari bweza bariho, ahubwo igashakira umwifato mushya mu bazavuka batigeze bitwara nabi. Ikavuga ngo mubyare. Ubwo iyo ni impamvu ya mbere yo kuvuga ngo byara. Icya kabiri, urubyaro rw'abakiranutsi ruvukira kuramya no guhimbaza Imana. Kandi urubyaro rw'abakiranutsi niyo miro, niyo amirore, niyo ndorerwamo igaragaza ishusho yo gukiranuka kw'Imana. Biva mu rubyaro rw'abakiranutsi. Icya gatatu, umuntu wese uduteze amatwi, Satani ntagutinya, kuko azi icyiciro gufatamo. azi naho yagutegera. Azi naho yagutegera. Arabizi ko hari aho yagutegera ntagufate. Arabizi ko hari naho yagufashe. Hari ibintu bitatu mutabeshya. Ntiwabeshya umutima ngo urakijijwe kandi umutima wawe urakuzi. Ntiwabeshya Imana ngo uri umukirisitu, Imana irakuzi. Ntiwanabeshya Satani ko ukijijwe kandi hari imirimo yawe nawe azi muhuriramo. Ibyo ntiwabimubeshya. Rero niba bimeze bityo, nshuti z'umusaraba, kugira ngo nsubize iki kibazo, onapo bwa mbere itekerezwa iri mu cyitwa to reduce people, tugabanya abaturage. Mu cyiswe Third Degree Church of the Satan, mu nzego 33 z'idini cyangwa imitekerereze ya Satani, iri mu bitwa ba Freemasons. Aka gatandatu niko bita to reduce people, tugabanya abaturage. Bizanyura mu ntambara, kubateza ibyorezo, hanyuma no gutuma bica urubyaro rwabo babigambiriye. Noneho umwana utazavuka ntuzamubara nk'uwigeze ubaho. N'uziyicira ntuzigera ugira umuntu baraho urubanza. Icyo nicyo cya mbere bari bagendereye. Kandi noneho Imana yo yavuganye iki nawe? Hari abantu bavuga ngo Imana yaratubwiye ngo tubyare twororoke, ngo urubyaro rwacu rungane n'umusenyi wo ku nyanja, ngo n'inyenyeri zo ku bicu. Byararangiye ibyo, byamaze kungana n'inyenyeri zo ku bicu. Niko igitabo cyavuze. Bibiliya irabivuga ngo urubyaro rwamaze kungana n'inyenyeri. Ariko se ninde yabwiraga ngo abyare yororoke? Abraham. Ubu uyu munsi se hari bene Aburahamu bangahe? Ni ishyanga rikomeye. Noneho kandi kubyara kororoka ni ukwimilitipuriya, ni ukubyara umuntu umeze nk'ukuri. Ukabyara umwana utekereza nk'uko utekereza. Ngaruke gatoya mpite nsoza icyo ngicyo. Reka mbaze umuntu turi kumwe uyu mwanya, mama, ukurikije uko ugenda, uko ukora n'imyitwarire yawe, washima ko umukobwa wawe nawe aba ateye atyo? Cya kabiri, icya kabiri, Yego. washima ko uko umeranye n'umugabo wawe ariko umukobwa wawe azamerana n'umukwe wawe? Ikindi, reka mbaze uyu mwene data, grand frere, petit frere wubatse, washima ko umuhungu wawe amera nk'uko umeze, uko uteye kose, akaba ari ko umuhungu wabyaye amera? Ikibazo ko cyatsinda benshi ra. None se niba uzi ko nawe ugiye kubara ibirumbo wakwibara, ubu ushobora gufata iyo mbuto yawe ukayishyira mu butaka ngo havukemo indi mbuto imeze nkawe. Imeze nkawe koko, havuka undi mukobwa uraraho urara, uvuga ibyo uvuga, ugenda nk'uko ugenda, havuka undi mugabo uteye gutyo, wabishima? Noneho niba wabishima koko, muri wowe harimo urubyaro rwiza. Byara pe. Niba wumva uri umugabo nyamugabo, ku buryo
ugiye gutanga umurage wafata umuhungu wawe ukamubwira ngo uzamere nkanjye byara uzubaha imana ya so uzubaha imana ya so iyo nakoreraga aba ariyo nawe uzakorera uzagende nk'uko nagenze ubeho nk'uko nabayeho kandi ugafata umuhungu wawe ukamukora mu kiganza ukamubwira ngo uko nabanye na nyoko aba ari kuzabana n'umugore wawe papa byara byara wororoke ntiyagire n'umuntu uzakubeshya ngo urubyaro rusa rutyo urwice n'igihugu kirarukeneye cyane isi ikeneye umwana nk'uwo isi iramukeneye ariko niba uzi ko uwo murage utawuha umukobwa we ntuhe umwana wawe rekeraho no kugwiza abameze batyo kuko isi urayirimbuye wujuje igihugu ibisambo ubyaye abahemu ntibyoroshye ngaruka rero hari abantu bavukira gutuka imana nagiye mbivuga ku ijwi ry'umukanguzi hari umuntu byaravuye kuraguza uyu mwana keretse kuzamenya ko inyenyeri ye yatwikiriwe ari munsi y'igicucu cy'umwijima akabisobanukirwa agahangana nabyo akatura ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akitandukanya n'igisekuru cye imva n'imvano ye akitandukanya nayo umwana ni umwanda uturuka ku Uwiteka niwitandukanya nabyo ukabaho mu nzira zose z'Uwiteka uzakizwa uhirwa ariko nugumaho uri ikivume kabiri hari abantu babaho ku bitari ubushake bw'Imana tukajya korora intanga mu mamashini biriya bintu ntabwo bitunganye yego nta mukristo ukwiye kubikora nta muntu n'umwe wejejwe ujya ugumba ibi simbibabwiye kuko nabyaye ushobora kutaba umubyeyi waturutse mu rukiryi rwawe ukarera abandi kuko urerera Imana yego birashoboka ariko uzi kubyara umwana utagira sekuru ese ubwo ni ukuvuga ngo biriya kuriya nyine umuntu aba yarabuze urubyaro bikanga kwihangana bikanga akagera aho ajya gukoresha ibyuma biriya bintu nta muntu w'umukristo ukwiye kubikora. Ubwo se ninde se w'uwo mwana ninde ko tujya tuvunyisha mu Rwanda mu muco tukagera ku gisekuru cya 7 ubwo se tuvuge n'ibyuma na muganga na ntuze na serenge na ntuze ubwo se ninde mbo icyo mbivugira ni iki iyo abantu bose barabizi bazi ndi kwanga gukoresha ibi binyarwanda bazi spams kugira ngo zihure n'intangangore byikore intangangabo n'intangangore bihure muzi relationship ibibaye hagati y'umugore n'umugabo urwo rukundo bari kurubiba nibwo bumuntu spiriye nibwo bumuntu umuntu avukana ariko noneho uyazavukana ubuhe mu gihe nta relationship ya nyina na se ni roboto exactly robot ubwo murumva abantu bagiye kuza mu isi ari bande none se uzajya umubwira ngo gira impuhwe ziva heza nta marangamutima nta rukundo ntayo za emotion ntazo ibintu byose reka tubare umuntu uriho kugira ngo mutwumve neza mutatubraminze umuntu uriho uyu munsi bafashe umuntu bamuteye intanga arabyaye abyaye umwana w'umuhungu wa mwana w'umuhungu aje gusaba umukobwa wawe wowe uri umwana uvuka wakemera kubyarwa n'uwo muntu wabyawe n'imashini Spiriye nsubiza ari wowe ntabwo wabyemera urakoze noneho ubwo icyo utakemera ntabwo kikunyuze Imana ibaha umugisha nababwiye ikintu Satani rero atinya urubyaro ruri mu ibanga ry'Imana kugira ngo rwa rubyaro ruveho arakubwira ngo ntuzashobora kururera icya kabiri akubwire ngo nta bushobozi ugira cya gatatu akwereka uko isi imeze
nta mwana n'umwe muzabyara mushoboye kumurera kuko ararwara mugahangayika. niba uhangayikishwa n'umwana umwe ugira ni igisobanuro cy'uko nta n'umwe ushoboye n'ubundi n'umwe nawe ntumushobora. ahubwo impamvu yawe yaba iyindi, kuko family plan onapo ikomoka ku bwoba bw'urubyaro, kuko udashaka ko urubyaro ruzaza. ikomoka ku bwoba bw'ubuzima. noneho nsoza rero, hamwe n'icyaha ahandi si icyaha. ku bantu bahuje ukwemera ushobora guhuza mukayireka, ku badahuje ukwemera emerera uwo ukuyobora mudahuje ukwemera, ukora ibihwanye n'ibyo ashaka, wazabazwa ibyo. mu gihe babyumvikana bose, niba aniseti na madamu agahozo twizera imana nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, dufite inshingano zo guha urubyaro rwacu imana yacu, tukayibwira ngo imana nakoreye ariyo muzakorera. igihe wagiye kwica urubyaro ruzavuka, waniza umugambi w'imana mu rubyaro rwawe. niba duhuje ukwemera. niba tudahuje ukwemera, umwe akaba avunwa no kurera no kubyara no kugira gute, we akaba abihitamo, bikora azazira icyo kugira ngo umuryango ukomeze ubeho. ntabwo se umwe muri bo yabyanga burundu. kubyanga burundu ntabwo ari byo ku bashakanye. yego, kuko hari ikintu dukora k'amageshi which means that ni ukukora nk'umusirikare. urakoze ugakora by order. yabintegetse abibazwe, njye nkoze icyo yantegetse abibazwe. kuko dufite abantu batizera, tutabwira ibyo kwizera kwacu. kandi kwizera ntikubangamira abatizera. oya, kwizera ntikubangamira abatizera. ibyo gutegeka ntibibe impamvu yo gutandukana nabo. bikore kandi wumva uri free. ubwo muri makeya umwanzuro w'iki kibazo ni ukuvuga ngo onapo ntiyemewe kuwizera. kumwizera twasobanuye. kumwizera twasobanuye. abizera baratandukanye se? hari abantu bizera ariko nabo batakifuza kubyara bameze nkabo. ubwo rero abo ntabwo ari abizera. reka tuvuge, reka twivugira abizera Kristo nk'umwami wabo n'umukiza. hari ibintu tuvuga tukamera nk'aho tumeze nk'abari kuvuguruzana amategeko. mujye mutwihanganira, kandi namwe murabizi ko amategeko yose abaho kubera abantu badirinze. iri tegeko rigiye mu yihe nyungu? igihugu ni gitoya, dufite ibingana bityo. mwibuke ko na mbere hari umuyobozi umwe wigeze wayobora guverinoma yacyuye igihe. leta yacyuye igihe, yajyaga avuga ngo igikombe cyaruzuye. none se uyu munsi ko tukiri kubwira n'abari hanze ngo nibaze, none se bari guhagarara ku mukondo wacyo se? none se niba dushobora kuvuga ngo ni gitoya tubyara abo dushoboye kurera, nibyo. hari umubyeyi ngenda ashobora kubaburija kubyara umwana atarera, kuko nawe nyine ntushobotse, ntabwo ushobotse mu by'ukuri. ariko sipiriye, hari umuntu ureba ukabona muri we yaba imbuto nziza ku buryo yakimiritipuriye akabyara izindi. ariko hari n'uwo ureba ukabona ntibyoroshye. murakoze. yego, ngira ngo ahari wenda ibyo bintu birumvikanye kandi biranasobanutse. yego, niba wizera, rega buriya akenshi, yego, ndagira ngo mbwire abakristo turi kumwe, urubyaro rw'Imana nirwo rwacunguriye Imana. muri kunyumva? n'urubyaro rw'umugabo nirwo rumucungura. mwabyanga mwabyemera, urubyaro rw'Imana nirwo rwacungurira Imana, n'urubyaro rwawe nirwo ruzagucungurira. yego, reka icyo wenda tukivongera ngo kirasobanutse. abantu baracyumvishe ku buryo bwagutse. hanyuma nakwibaza ko bisigaye byigishwa cyane hirya no hino mu madini, ndetse bakabitsindagira, kandi byigishwa n'abakuru b'amadini. bakavuga bati mugerageze nyamuneka mubyara abo mushoboye kurera. ese hari umuntu ubyara abo ashoboye kurera?
nta n'umwe nta rubyaro rushobora, nta muntu rero undi inshuti yanjye. None se ubu tuvugishe icyo bundi mwita gushobora ni iki? gushobora, dufite abana bavuka mu ngo nziza, bahawe amasomo meza n'uburere twita bwiza, ariko uyu munsi batari beza, ntitubafite. Hanyuma se uwo ko yari afite ibyo amugaburira, buriya yashoboye kumurera? Urakoze. None se icyo twita gushobora ni iki? ariko ngira ngo ahari uburere n'ubushobozi biratandukanye. Noneho rero icyo bavuga muri family plan ntago ari uburere, ni ubushobozi. Ni ubushobozi. Urakoze. Ahubwo bikwiye gutandukanya ibyo bintu uko ari bibiri. Yes. Kuko hari n'abantu bafite ubushobozi nabo batagira uburere. Nese niba hari benshi baburiye abana umwanya. Urakoze cyane. Kubera akazi. Yego, ariko bafite ubushobozi. Noneho tubanze turebe. Sipiriye, ibihagije umuntu bingana iki? Nituvuga ubushobozi bwo kurera umuntu, ntabwo ari banke isevinzeho nshuti yanjye. Ntabwo ari umuntu, ni ikintu kinini, kuko dufite abantu uyu munsi bashoboye bavukiye mu miryango idashoboye, kandi iyo miryango ibaho. Ahubwo igitangaje ni uko aho kugira ngo twigishe wa muryango uko ubaho muri bwa bushobozi buke, none se abakreye Onapo wagize ngo ni bande? Bafite ubushobozi bwo gutunga isi imyaka 600. Ariko se wamugana, bafite ubushobozi bwatunga isi imyaka 600, nta n'umwe uringanije, nta n'umwe ugiye gukora. biriya bintu ngenge nanabyibazaho, ugasanga umuntu afite ibintu byinshi cyane, ugasanga yabyaye abana 2 gusa. Urakoze cyane. Okay, ni amahitamo. Ni amahitamo ye. Ariko noneho niba uzi ko muri wowe hari urubyaro rw'Imana rurimo, inshuti yanjye. Reka tubwire abantu bagiye bavugana n'Imana, Imana ikakomoza ku rubyaro. Njyewe nanze gukora ku mpande zo hirya abaganga baduhishe. Yego. Nanze kuzikoraho. Nanze no gukora ku mpande zo hirya abazungu baduhishe. Ko ibyo twita twebwe dukoresha bo ntibabikoresha kandi aribo babiremye. Icya kabiri, hari n'umuntu utemerewe Onapo kubera imisemburo ye. Hari n'uwo byanga burundu. Hari n'uwo byanga burundu. Uzi ikintu gitangaje? Hari n'umuntu ubyara adashoboye kurera, nawe yaranze kubyara akayisamiramo. Cyane. None se ubwo ibyo byo bisobanura iki? Ubwo ntago muri kumva ikintu Imana iri gushaka gukora. Hari n'uwo bihira kuko abishaka, ntabihitemo. Ahubwo ngewe ikindi kintu numvishemo aho ngaho, nta mwana n'umwe ushobora kwanga kuvuka kubera iyo Onapo ari mu mugambi w'Imana. Birashoboka. None se abantu ntibajye barumbira Imana ku buryo bakica n'umuntu wayo? Kayini se si wowe wahitanye Abeli? Birashoboka. Birashoboka ko yagukoresha mu rwego rwo kugira ngo uzabone urubanza. Bigashoboka ko nanone umuntu ishaka ashobora kuba igihamya cy'uko wowe uri umunyantege nkeya kandi yavuka akabona ibikwiriye. Ntago tugandiye itegeko, ariko kandi nabwo biravugwa bigasa n'ibyo. Mwese twebwe tubigenze dute ku bijyanye no kwizera n'icyo turi cyo nabo turibo? Erega mwe gushaka ngo duhisha abo turibo, reka twe expose natwe ibitekerezo byacu. Yego. Kandi bye kuba ibitekerezo gusa. Ndahamya ko abantu bakomeye uyu munsi ntago baturuka mu rubyaro rwa mbere, rwa kabiri n'urwa gatatu. Abantu muzasanga b'abanyembaraga ku isi abenshi bari kuva mu rubyaro rwa 4 kuzamuka. Biology iki kintu bazakigenzure. Abantu mudukurikiye muri abahanga mbere yo kutuburayiminga, mugenzure biology. Urubyaro rwa 4 kuzamuka, muzambwira ikintu muzasangamo gitandukanye n'ibindi, kandi muzabibona ko kuva kuri 4 kuzamuka burya habyifuka abatware. Kuva kuri 7 kumanuka kugera kuri 4 na 3 hakunda kuvuka abatware. Imfura niziragwa imirage y'abasi. Noneho hejuru nabaharanira gukora ibyo baruhiye bakabigeraho. Ngo no kubyara 1 2 3 kuwa 4 ubwo nibwo nzabyara. Ntago mbabwiye ngo muzababyara abo, ntago mbabwiye ngo abo muzababyara. Ngewe ndi kwigira biology ngo turebe inyungu. Ndi kwigira biological turebe inyungu y'urubyaro turi kwangiza. Kuki uriya muntu yicaye agashaka ko urubyaro rutaza? Kuki yashatse ko rutaza? Kandi biroroshye ko twakumvikana
nk'ibihugu cyangwa abanyafurika tudashaka rwa rubyaro tugafungura imipaka tukagukira n'ahandi ubutaka ni bunini biroroshye cyane ni ukuri kose. none se uyu munsi ntihari ibihugu byagize ikibazo cy'abantu bakeya kubera kutabyara? urakoze. birahari rwose. ubwo uzi ko mu Bushinwa hari abantu batagira ba se wabo, hari amasano atabayo kubera kubyara bake. mu Bushinwa birumvikana ni benshi, tugeze muri miliyoni 10 nyahari 13 ariko turi kugera muri 14 yego. simbabwiye ngo ni murunde, nababwiye ngo urinde wo kumva imbuto yo muri wowe yakimilitipuriye. Yesu abaho umugisha. murakoze cyane. tuba tugenda tuganira ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye tugenda twibazaho, ariko cyane cyane kubo twita abubaha Imana, kuba mu nzu y'Imana. ndashaka kubaza iki kintu, ubundi icya 10 kuri wowe cyangwa se ubona ari ngombwa? amaturo ngiye mbona aruta icya 10. ntago amaturo aruta icya 10. ubundi ahantu bitabereye ngombwa ni kimwe, ni hamwe. ni uko abantu batuye nk'abari gufasha abayobozi b'amadini. hari umuntu utura nk'umuntu uri gufasha umuntu umushumba, hakaba umuntu utura nk'umuntu uri gufasha umuhanuzi. ariko abantu badukurikiye, iyo tuganira ibi bintu ntabwo tuba dufite uruhande twegamiyeho, tuba turi gushaka kugira ngo abantu badukurikiye bagire ibyo bamenya bitandukanye. ese ubundi barumva ubwo twaba twegamiye ku ruhe? ntarwo rwose, nta mupasiteri wadutumye, turi kwiganira. n'uwadutuma ntitwamutumikira ko twe ntituri intumwa z'abantu cyane rwose. hatagira n'uzadutuma kubivuga. ndanabyanga, nanga umuntu umbwira ngo igishe ibi. hari ikintu dukwiriye kumenya. ubundi hari imirimo itegetswe n'amategeko, yarangiranye n'ibitambo. icya 10 cyari cyo kumara ubukene n'inzara mu nzu y'Imana, kigatunga abantu batunzwe n'imirimo yo kugicanira gusa. ntabwo ari icya 10 cy'amafaranga gusa, icyo Bibiliya yita imiya. habagamo n'umuganura w'imyaka, hakabamo amavuta y'igishwamwaka. muzasoma ibyo Bibiliya igenda ivuga. abantu baracyawutangara. hari abantu bawutanga, hari abantu bajye cyane. ndibuka tukibahigiye iwacu muri Zaka aho tuvuka, nk'iyo ibishyimbo byeraga twabonaga ababyeyi mbere yo kugira yo ko twebwe dutekaho baduha tukanza tukajyana mu nzu y'Imana. ubu n'ubu nuko udaheruka yo wasanga babitwara. twarabyikoreraga amasaka byose ku isoko ry'umugisha. hari insengero zigira icyitwa isoko ry'imigisha mu ntara, bazana umwero w'imyaka bakawugurisha. hari n'abazana umuganura. byose birashoboka, biterwa n'icyo waganuye. hari ababikora, hari abatabikora, kimwe n'uko hari abatanga icya 10 n'abadatanga icya 10. hanyuma icya 10 ntago cyazanywe n'amategeko, cyazanywe no kwizera. Aburahamu agitanga bwa mbere yagishyiriye Melikisedeki. Bibiliya iravuga ngo ni umwami w'i Salemu. uyu muntu ntazwi, abateoloji ntibamuzi, abiga amateka n'ibitabo by'ubuhanuzi n'imibereho y'umwuka ntibazi Melikisedeki ari uwahe. bavuze ngo ni umwami w'i Salemu. Salemu ni hehe se? keretse ntituhitira Yerusalemu, ariko Aburahamu yari ataragerayo. tugaruke. Aburahamu ajyana icya 10 yagitwaye kubwo kwizera. Yakobo avuga ngo aha hantu hari Imana nuko ntari imbizi, uko umwaka utashye nzajya nzanira Uwiteka icya 10 cy'ibyo nungutse. ntabwo yabitegetswe n'amategeko, kwari ukwizera. noneho icyo icya 10 cyakoze cyatumye Imana yugururira Aburahamu umugisha wo mu ijuru, gituma Imana yugururira Yakobo umugisha wo mu ijuru. igeze muri Maraki ibona ntibakibikora, baratanga n'amaturo yanduye. abize teoloji n'ababisoma mu mateka batambaga ingurube, ibitambo bizira. noneho hagatamba n'abatari abatambyi. Imana irabagendera nk'umutima w'Imana, irababwira ngo nimukore ibi kugira ngo mbagomorore. iravuga ngo ngeragereje icya 10 n'amaturo. biravuze ngo mbere mwarabikoraga, nanjye nkabakorera ibi. none muri gutamba ibi mukibaza impamvu mutambona. iravuga ngo mwebwe nimugerageze mubikore, murebe ko mumbura. yego. ibasubiza muri ya karica, muri wa muco wa Aburahamu na Yakobo. nimukore nk'uko bakoze, mbane namwe nk'uko nanjye nabanye nabo.
babwira icya cumi n'amaturo. Bigeraho rero ibitambo byabezaga n'ibindi bikurwaho n'amategeko. Hari abantu bazi ngo Bibiliya ivuga ngo Kristo yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko, ngo naje kuyakomeza. Ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Ntabwo ivuga kuyakomeza, ivuga kuyasohoza. 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 Iri jambo turisome kugira ngo aba bantu bataza bataza kugira ngo wenda turi kuvuga ibyo twitekerereje. Noneho ikintu cyasohoye muraza kumbwira uko kivuga. Ni Matayo, ni igitabo cya Matayo, ni igice cya 5:38. Ndetse gatoya cya 5:38. Kandi kandebe Mariseli n'abarisakinga araritwereka. Ntacyo turaza kuribona, nta kibazo. Hanyuma Yesu avuga ayo magambo ishaka kubwira icy'abayuda. Hari amategeko ubwayo. Amategeko Bibiliya yayise izina, yaravuze ngo ni umushorera utugeza kuri Kristo. Ntabwo ari 38, ni igice cya 5:17. Bibiliya yita amategeko umushorera. Umushorera, niba bavuze ngo uyu muntu ashoreye inka, uzi impamvu zishoreye? Ntiziri aho zitaha, ziri mu nzira itashye cyangwa ijya aho zigiye. Iyo zishyikije ziba ziri mu maboko y'umutunzi, ntiziba ziri mu biganza by'umushumba. Amategeko rero yaraturagiraga, ariko Kristo ari we mushumba, niwe mwungeri, niwe nyiri izo ntama. Yatugejeje kuri Kristo rero. Yego. Nta kidutwara. Ubu turatwarwa na Kristo. Ntabwo tugitwarwa n'amategeko. Ntabwo tugitwarwa n'amategeko. Yes. Imirimo itegetswe igenewe ibivume, kuko amategeko abereyeho ibigande. Ariko kwizera ni uko abakiranutsi, kuko duheshwa gukiranuka no kwizera. Yesu yaravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko. Ni igice cya 5 Matayo 17. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Niba yaraje kubisohoza rero, ntabwo navuga ngo umurimo w'amategeko uracyakorwa, byararangiye. Ariko icya 10 nticyari mu mategeko. N'amaturo ategetswe, ntekereza ko nta n'umwe uyategetswe. Nta n'umwe ugitura amaturo ategetswe. Niyo mpamvu bavuga ngo ni ituro ry'umutima ukunze. Urakoze. Koko ku mugani niko babyita. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki: umukristo w'umukristo nyamukristo ntajya disikasinga ku cya 10. Mbabwije ukuri, umuntu wese ukijijwe arakora. Kubera iki? Ingoma yose wemera urayitura. Byanze bikunze, haba mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka. Igisobanuro cy'uko iyo ngoma utayigandira sipiriya ni uko uyitura. Kandi ingoma watuye iguha amahoro mu gihe igihari. Mbabwije ukuri, nushaka amahoro ku ngoma iyo ari yo yose, yiture, yiyoboke. Ituro rero riguhesha ubuhake. Babyita kuyiceza. Urakoze. Ni ugukeza mu kinyarwanda cyuzuye. Ituro riguhesha ubuhake ku ngoma wemera. Ituro ngo rikugeza ibwami. Rigutambutsa abakomeye, rikakwicazanya nabo, rikakugeza ibwami. Rero icya 10 njye ndacyemera. Kiracyakora. Akasi itegeko. Twebwe ntitugitegekwa. Ntabwo tugitegekwa n'aya mategeko. Twebwe dutegetswe n'umwuka. Umwuka aratuyobora. Ahubwo igitangaje ni kimwe: gututumvira umwuka, ukaba ugishaka gukora ibitegetswe. Ahubwo nta mwuka ugihari. Yes. Ubwo ntawe. Cyangwa se ari inangira. Cyangwa wari inangira. Emera ubuyobozi bw'umwuka uture.
utanga icyacumi, ufashe imfubyi, ufashe abapfakazi. Kuki mubikora ari uko mutegetswe? Kuki mufasha abantu ari uko basabye? Ese ubundi icyacumi kuko umuntu akwiye kukibwirizwa n'umwuka. Ese akibwirizwa igihe yakoze akunguka cyangwa igihe cyose bishobora kwizana akayikira? Icyitwa kimwe mu icumi gituruka ku byo wungutse, ariko hakaba n'amaturo yandi asanzwe atari kimwe mu icumi. Ituro ni yandi ushobora kujyana igihe cyose ubishakiye. Ushobora kuritura. Ibyo hari amaturo yababa amenya, na Yesu yakijije ababemba arababwira ngo mugende mutange ituro ryo kwihumanura. Iryo uyu munsi urifuza abantu babyita kugwa, kandi bya Kristo byose birejejwe. Urakoze. Iryo ntibarivuga, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba wejejwe umaze gukizwa, ugifata amafaranga, umwuka wo muri we akubwira ko atari ayawe, kakubwira uti ni ituro tura, kuko Imana muri wowe yaturemeye kuyiramya no kuyihimbaza. Kuramya Imana rero ni ibintu bitatu biyiramya bituzuye, kuramya ntikuzuye. Wowe ubwawe, wowe Imana ishaka nk'ubuturo igukoreremo, uyiyoboke, ubane nayo, ukorere muri yo. Urakenewe ku Mana. Icya kabiri, igihe cyawe, time. Igihe cyawe kirakenewe neza kugira ngo uramye Imana uyikorere. Fata igihe ugihe Imana, winjire mu buzima bwo kuramya. Urakoze. Icya gatatu, ibyo utunze. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Nasomye ku byangombwa by'ubutaka baravuga ngo ni uburambe, ni ubukode bw'igihe kirekire. Niba ibyo mufitiye mu gihugu nabyo atari ibyanyu, ari igihugu cy'umubiri, mwumva ibyo mutunze muhabwa n'Imana byarabaye ibyanyu gute mu gihugu cy'umwuka? Niba wowe uri uw'Imana ifite n'ibyawe, kubikoresha uyiramya bibaye ikibazo. Umuntu ugwa kuri icyo kintu aba adafite umwuka muri we. Ngewe ubwanjye igihe n'ibyo ufite n'ibyawe ubwawe, n'ibyanyu mfite. Hanyuma hari kudatanga icyacumi n'amaturo bishobora kuzabuza umuntu kujya mu ijuru. Uzi ikintu gishobora kukubuza kujya mu ijuru? Bigushyira kure y'ubusabane bwawe n'Imana, kandi umuntu udasabana n'Imana afite ikindi asabana nacyo. Ntabwo kwakuramya kuba kuzuye. Yes. Iyo kutuzuye rero ikintu utakoze yaboneka icyuho. Icyo cyuho rero Satani aza kucyuzuza. Iyo acyujuje rero kibyara ubushidikanyamana. Yego. Ubwo bushidikanyamana ni ubuhakanyi. Tayari ubwo watangiye kugenda. Kuko Imana ntishaka ngo tugerageze. Shaka ngo twuzuze. Kuzura bikora ryari? Igihe twemeye ubuyobozi bw'umwuka. Niko Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere, ariko nshobozwa bingahe? Byose na Kristo umpa imbaraga. Noneho rero ibyo Kristo agushoboza wemeye kubikora. None se ubundi igisobanuro cya mbere cy'uko Kristo yabigushoboje ni uko yaguhaye icyo bivaho. Urakoze. Ukabasha kubibona. Ubwo ntacyo mwumvishemo. Ariko abapasiteri turi kubavuganira neza rwose. Hari abantu bazi ngo ibya cumi ni ibiryo by'abapasiteri. Of course. Nibo bari cyane. Ariko si n'abapasitori gusa. Abantu bose batunzwe n'umurimo w'ivugabutumwa batagira ibindi bakora. Icya cumi baracyemerewe. Njye ntabwo ndi ku ruhande rw'abapasitori, ahubwo abapasitori banabyigishije nabi, kuko abantu bafite amadini n'amatorero nibyo ni mu bitange mu madini yanyu kugira ngo amadini yanyu agire ibikorwa by'iterambere. Ariko hari abantu batunzwe n'imirimo yo ku gicaniro, ntabwo ari ukuva ku bapasitori. Nawe icyacumi uracyakira n'amaturo? Ninde wakimaze? Nimukizana ahubwo. Nimugire vuba. Nyamuneka muzane ituro. Ndejejwe, ndabyemerewe kandi cyane rwose. No kubasabira umugisha birakunda. Ntabwo twe tubasabira umugisha. Umuntu ugusabira n'utawufite, ufite arawuguhesha. Twe tubahesha umugisha. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma tukiri muri ibyo bintu bijyanye no mu nzu y'Imana, usanga abantu bibaza cyane, ugasanga cyane cyane ku bijyanye n'amadini. Ugasanga iri dini ngo niyo dini y'ukuri, iri ngiri ngo niyo dini y'ukuri, ngiri ngiri. Idini y'ukuri ni iyihe? Idini y'ukuri uyu munsi ntayibaho, ariko hari itorero ry'ukuri.
idini ryubakiye ku migenzo, amahame, amabwiriza n'amategeko. Itorero ryubakiye ku gakiza n'umwuka n'ukuri ari ryo jambo. ubwo abasengera mu mwuka no mu kuri nibo bemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, nibo dini y'ukuri, bari mu mashyanga atandukanye, niyo torero y'ukuri, bari mu madini atandukanye. aha turi aho rero. Abasenga ku cyumweru n'abasenga ku isabato ni abahe basenga by'ukuri? Nta n'umwe. Ngaho. Ahubwo abasengera muri Kristo Yesu nibo basenga by'ukuri, kuko isabato ni umunsi wera. Ndabyemera pe, Yego. ni umunsi Imana yejeje iwushyiraho nk'isabato, ariko nabo barangiranye n'amategeko. byose byajyanye Uyu munsi n'amategeko. hasigaye isabato imwe. ariyo yihe? Bibiliya iravuga ngo iyo Joshua baruhura ntiyaba hakwiriye kuza undi munsi. Uti haracyariho isabato ibabikiwe. Uzi iyo sabato, ubundi sabato which means sabato bisobanuye ikiruhuko. Tuganire. Hari ukuruha no kunanirwa. Wumva ikiruhuko. Haruhuka nde? Haruhuko warushye. Urakoze. None se umuntu atarushye yemerewe kuruhuka? Uburuhukiro bwacu ni Kristo. Hari ubundi buruhukiro ubwo? Ntabwo. Urakoze. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki? Isabato ni umunsi Imana yejeje. Mu isezerano rya kera. Munyumve neza. Amategeko hano birimo rwose ya Mose mu kuva. Abantu bazabidusabeho tubagire imuzi n'imuzingo. Tuzakore session y'iki kiganiro. Nidushaka tuzagikorera yivuba tubaze. Yego. Ntacyo. Cyangwa bo bandika ibibazo tuzabisubize. Babyandike muri komenti y'iki kiganiro. Tuzasome dukurikije komenti tubasubize. Yego. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Tugiye gusenga guhitamo uyu munsi wo ku cyumweru, nibyo wari umunsi w'ikigirwamana cy'izuba, ariko kuwa gatandatu wari umunsi basengaga Saturn, naho wari umunsi w'ikigirwamana cya Saturn. Yes. Iyo minsi twari birose n'ibigirwamana. Hoye kuva ku wa mbere Monday, Monday ni umunsi w'ukwezi. Yego. Hari iminsi ya za Mercure. Yose nta munsi muri iyi minsi igizwe z'icyumweru ko ari 7 utari w'ikigirwamana. Yego. Uyu munsi batubwira ko imibumba ari ingahe? Batubwiraga 9, yari ikubye igera muri 10 iri kurenga. Irahari n'uyu munsi ntibaza ari ingahe iriho, hagenda havuka indi mibumbe. No ari za Mars, za Mercure n'indi mibumbe nyine si ibyo tugiye kubigisha. Buri munsi wagiraga umunsi basengaho icyo kigirwamana. Nimusoma Pawulo ageze muri Areopago ni 17 byakozwe n'intumwa. Nimureba n'igice cya 21 yarababwiye ngo hari ibiki, ngo ubwo nagendagendaga iwanyu nasanze ikirorero cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Bari barafashe iminsi 2. Iminsi 2 bakayizihizamo iby'Imana batazi. Bamwe bakabyihorera, abandi bakavuga ngo ishobora kubibaho. Abaramyi b'abahanzi babo bakaririmba indirimbo ihamye iyo Mana, nabagira iki babikoze. Sinshaka kuhatinda, wenda tuzanabigarukaho mbere ku buryo babihindaguye. Byose biragaragara tugendeye kuri Bibiliya. Biragaragara rwose pe, tudasomye amateka na geography. Uburyo bagiye babihindaguye. Noneho umunsi wo ku cyumweru ni Kiliziya Katolika yawushyizeho. Yego. Umunsi wo kuwa gatandatu abatizera basengaga ibigirwamana, abizera bakaruhukaho isabato nk'uko Imana yitegetse. Ariko hari n'isabato y'umwaka wa 7 batahingagamo umwero wabo, bakawuruhuka. Hari amasabato menshi abantu mubizi by'ukuri, ntabwo isabato ari imwe yo kuwa gatandatu gusa. Cya kabiri, hari hategetswe umuntu ko atagenda urugendo rutaho yarenza ibuye. Ariko uyu munsi urusengero rwanyu rutuye hewo wisenga? Gutega akamoto. Urakoze. Ubwo urumva ko amategeko n'amabwiriza y'isabato uri kubirenga. Icya gatatu, abenshi bazi ngo baziririza isabato bahembwa ku kwezi, badakuyemo iminsi nigize amasabato y'ibyumweru 4 biri mu kwezi. Ubwo se umushahara wo ntiwawufashe? Already isabato wayishe. Ese koko isabato ni kuwa gatandatu cyangwa ni kuwa 7? Isabato ubundi tugendeye kuri kalendari, hari kalendari ko bavuga ko ku cyumweru ngo ari kuwa mbere w'iminsi 7. Kuwa mbere w'iminsi 7.
aho ako kantu rero nimugatekereza ntimuzavuga ko abasenga ku cyumweru basenga umunsi uhumanye. Kubera iki? Niwo munsi itorero ryabereyeho. Itorero ryabayeho ku wa mbere w'iminsi nibwo Kristo yazutse. Exactly. Nibwo itorero ryabayeho. Ariko n'abasenga ku cyumweru bafite impamvu ifatika yo gusenga ku cyumweru. Umunsi Kristo yazutse nta nimwe ifatika niba mushingiye ku munsi ntayiriho. None se ubu nsenga umunsi hari nyirawo? None ubwo abibaza iyo minsi akavuga bati ubwo ntasenga ku isabato. Nta n'umwe usenga umunsi muzima. Bose icyo akora usenga iyihe mana kuri uwo munsi. None se nicyo kigirwamana bitiriye umunsi w'izuba? Niba ari icyo usenga urapfuye. Ni Kristo Yesu exactly usenga Imana nzima. None bivuze ngo umuntu yakwikora n'amateraniro ku wa gatatu. None se Bibiliya ivuga iki? Yesu yaravuze ngo igihe kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri batazongera kuza i Yerusalemu. Hari iminsi itegetswe yajyaga i Yerusalemu barabizi. I Beteli bajyagayo kuri 15 z'ukwa munani. Sa Somusiyo sijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Urakoze cyane. Ibyo byari iby'i Beteli. Musome igitabo cya mbere cy'abami 12 murebe 32 wari umunsi w'iki? Wari umunsi Yerobowamu yashyiriyeho kwizihiza ibigirwamana by'inyana. Iminsi bagiraga i Yerusalemu ni Pentekote, Pasika n'umunsi mukuru w'ingando. Yesu arababwira ngo si ngombwa kuhagaruka. Data arashaka ko abamusenga bamusengera mu mwuka no mukuri. Exactly. Ni mubyarwe n'umwuka mube mukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo birumvikanye. Ibyo birahagije. Nuruhuka isabato buri mu mwuka. Ntacyo bitwaye. Ruhuka rwose. Ruhuka mukuri no mu mwuka. Ku wa gatatu isabato ndayemera pe ni ikiruhuko. Ariko waruhutse iki? Waruhutse umunaniro cyangwa n'umuruho? Uwo muruhu uterwa n'iki? Uwo muruhu uterwa n'iki? Niba wazanwaga n'ibyaha Kristo akagutura uwo mutwaro uraruhutse pe. Yego. Ruhuka. Iyo mitwaro yawe yizane Yesu wacu ntajya nanirwa. Amen. Amen. Murakoze cyane, turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Turi kwerekera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twavuze ku bintu bikomeye kandi abantu benshi bakunda kwibazaho. Rimwe na rimwe wanahura n'umuntu akaba yagucalenjinga akagukuraho wasengera gukajya ahandi ngukurikiye umunsi. Yego. Ntago umunsi ari wo dusenga. Dusenga Kristo. Uwo munsi ni umunsi umwe mu gihe gitoya tumaze turiho. Ariko hari Imana igena byose. Tugana ku musozo hari ikibazo kimwe nshaka kubaza. Nanone abantu benshi bakunda kwibazaho. Ese umuntu iyo amaze kuba icyaremwe gishya cyangwa se yarabaye icyaremwe gishya aba akeneye deliverance? Mbo biterwa. Ubundi umuntu ukeneye deliverance ntabwo ari umuntu wizera Yesu umwami n'umukiza cyangwa utizera. Ahubwo umuntu ukeneye deliverance ni umuntu ufite icyo aboshyweho. Ushobora kuba umwizera ariko uboshye. Birashoboka. Hari umuntu ugiye kuvuga ngo waba wizera iki? Ese Cyprien ntuzi ko agakiza kadukiza byose? Ariko wamenye ko ubifite. Wamenye ko bifite. Nindukira hakira umuntu urwaye. None se utamenye ko ufite indwara yarinda kwica. Ntujye kwa muganga, ntiwemera umuti, icyo gihe urapfa. Ntabwo bivuze ko umuti udahari. Umuti urahari. N'indwara iriho. Ariko umurwayi ntabyemera byombe. Ntiyemera indwara. Kutemera indwara biratuma uhakana umuti. Agakiza kadukiza imivumo na karande. Yego. Ariko hari abantu bemera Yesu nk'umwami n'umukiza batamwizera. Ubundi umuntu wemera Cyprien abantu bose wanyuzeho uri mu modokari baba n'abapolisi bakubonye ariko ntibakwitayeho. Yego. Uyu munsi ntiwamubaza ngo imodokari yakunyuzeho ifite plaque izi n'izi. Ibyo ntawe byitayeho. Ntago babyitayeho. Ariko ntibisobanuye ko twebwe wasangaga tutakwitayeho. Hari abantu bemera Yesu nk'uko bemera ibyo babona. Ariko batajya bakira impinduka za Kristo. Iyo tumaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza tuba dutangiye intambara. Icyo turacyemerana. Urwana intambara nziza Kristo n'imbaraga zawe
fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe. Ni iki gitumye turwana kandi Kristo yaratsinze, afite intsinzi ihoraho. Bakristo ibi mujye mubyumva. None se intsinzi yacu ihoraho ninde? Ni Kristo. None se yaravuze ngo mbasize hagati y'amasega muri intama, mugende mufite ubwenge bwo gukora iki se kandi Yesu yaranesheje? Nyine njyewe nibaza abakizwa ubu bwenge tugenda dufite nibyo ko Kristo yanesheje n'ubwiki. ubundi twagakwiye kugenda twigenda tuvuga tuti yaratsinze cyadukoraho rwose. None se twongere tugaruke, Yesu ntiyanesheje? Yaratubwiye ngo nimurwanye Satani azabahunga. Iyo ntambara ni iyiki? Kandi Kristo yaramunesheje. Bibiliya iravuga ngo ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Mutekereza ko Satani ari igice abiba? Abatwara umugisha w'ibihe bizaza, akabatwara amahoro yo mu mugisha mufite none. Ibyo nicyo byo twita umuvumo na karande. Abatwara umugisha w'igihe kizaza, akabatwara amahoro y'umugisha yo mu byo mutunze none. Abantu benshi bazi ngo karande ni ukudatunga. Ugasanga umuntu ni umukire ariko ntasinzira, ntatuje, nta mahoro, urubyaro rukubanya ibivume, urugo ruranze, nta kintu mwari mubuze mu by'ukuri, murajwe inshinga no gushaka. Ariko hari ahantu muboshywe, mutari delivered, ntimubohowe. Nibura ngo mube muri abatsinzi kuri iyo kote kugira ngo connection Satani iyo nzira uwo muhanda Satani anyuramo aza gutura mu byanyu, mu wuce ikiraro cye yambukiraho agera mu byanyu akibure. Kandi muri byaremwe bishya muce ku buryo atabona hanyura. Ariko spiriye ubu umukristo uvuga ngo ni icyaremwe gishya, mumbabarire mbabaza, bagutuma ihembe rikagukubita? Uyu mukristo nansubiza. Imitwe barayimennye, imbavu barazikebanyiza, amaguru barayahinnye, imitsi barayizingazinze. Muri byaremwe bishya iryo hembe ryanyuze he ko utigeze uribona? Kandi uri icyaremwe. None se ubwo nta nzira rigira rinyuramo? Ubwo ibyo ntimubyumva? Mukeneye kubohoka se ahubwo gusa? bakeneye deliverance ikomeye ahubwo. None munsubize, umuntu wizera yicwa n'abadayimoni ku buryo bakohereza abadayimoni bakagufata kandi wizera. Umuntu wizera aradasinziye ngo kubera amapusa ari guca hejuru. Dawidi yavuze ngo ikize? Yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona n'intumbi y'inyoni y'igishwi yaguye ku gasozi ngo yishwe n'inzara. Yaravuze ngo urubyaro rw'umukiranutsi ntirugira rute, ntirusabirize. None se ubu aba bitwa ngo abizera, tuvugisha ukuri, basabiriza. Nagara abana b'abakiranutsi. Deliverance gusa. Deliverance irakenerwa. Kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukwiriye no gufata akagakiza ukakarwanisha ugatsinda. None se agakiza si inkota ukamenagura? None se agakiza ni inkota yo gukata iki? Imigozi ya karande yo gutera iki? Ibyo bindi nyine byari bikwiye. Kubera iki se Kristo yatubwiye ngo mwambare intwaro zose? Spiriye, kwambara intwaro zose bisobanura iki? Kwirinda ku buryo nta hantu. Tuganire. Kwambara intwaro zose bisobanura amahoro y'igice. Kambi basobanurire. U Rwanda ntirufite umutekano, turabyemera pe. Umutekano turawufite pe. Ntabwo ujya ubona ingabo mu muhanda ziri kuri patrouille zitwaye intwaro z'intambara kandi bari mu gihugu kitarimo intambara. Bisobanuye iki se? Bisobanuye ko bagomba kurinda ibyagezweho. None se niba bagomba kurinda ibyagezweho, barindisha intwaro ingana niyageze kuri bimwe bagize bate barinda. Barindisha intwaro ingana n'imwe barwanishije bagera kuri bimwe birindwa. Mu nyumve, umuntu wese wambaye intwaro
aba abaye umwanzi w'umurwanya ataranamurasa, ataranakoresha intwaro. None iyo wumva ngo ibihugu biri kurwana, harasa n'abandi, harasa n'abahanga, abasirikare ntibarwana mu izina ry'igihugu. None se kuki hatajyayo abaturage bose abenegihugu? Hari abantu barobanuriwe intambara, bambika umwambaro w'intambara, bahabwa intwaro z'intambara. Nawe rero ukibwirwa ngo mwambare intwaro zose, egizagitema urobanuriwe intambara. ariko n'ubundi turi ku rugamba. Urakoze. None se ko muri ibyaremwe bishya muri kurwanira iki? Kuki iyo ntambara yo ya deliverance itakitwa intambara? Kuki iyo mutayirwana? Ikinyoma kibamo nuko bababwira ngo nimuzane ibitambo. Ntago nge nemera ibitambo bibohora umuntu. Kristo yaratubohoye. Ahubwo aho hantu Kristo yaratubohoye. Icyo akora nemera ko muri deliverance haba mu ituro ryo kwihumanura, kandi nturi itegekwa, uraryibwiriza, ni ituro utegekwa n'umutima Mana wo muri wowe. ako kantu gasobanuye neza, kubera ko abantu benshi bumva deliverance nk'ikindi kintu kubera ibyo bategekwa. Yes. None se ubundi urabitegekera icyo umuntu uboshye? Ko umuntu bitegetswe abitegekwa n'umwuka wamubohoye, agakora yabohowe. Niki cyatumye Namani azana ituro kwa Elisa ntaryemere? Nuko yariteguye abembye. Yes. Elisa yaravuze ngo nindyakira niry'umubembe naryo ntiryera rirabembye. Reka mbanze mubohore azature yarabohotse. Ubundi abantu bakira ituro ry'umubembe gute wamugana? Nicyo gituma imitima y'abantu ifunze. Iyo umuntu atejejwe n'ituro rye ntiryera. Na Kristo niko yavuze. Yaravuze ngo nujya guturuka ibuka ko hari umuntu mufitanye urubanza rirambikaho. Ndabizi ntiwarigarura. Urijyanye ushobora kugenda ugaherayo. Yesu aza abantu n'amaturo. Wowe risiga. Ugende wikiranure nawe uzubone gutanga ituro ryawe wejejwe naryo ryezwa. None se Yesu amaze gukiza ababembe, bakize, ariko arababwira ngo mugende mwiyere ku mutambyi, mutange n'ituro ryo kwihumanura, bibabera ikimenyetso kibahamiriza ko mukize, kandi already bakize. Ariko ituro niryo rikonfirima, gukira kwabo. Niyo mpamvu nukorerwa deliverance adatanze ituro. Nubundi uracyaboshye. Kuko niba uri kubohora umubiri ugashaka ngo habohoke umuntu wawe wo mu mwuka, ibikorwa byawe ntibibohoke, nubundi uraboshye. Nubundi uraboshye. Yego. Wabohotse mu mubiri, ariko ibikorwa biracyaboshye. Yes. Kora ku butunzi, exactly, nabyo bibohoke. Nawe wo mu mwuka ubohoke, kuko ubundi ntago baboha umuntu wo mu mubiri, baboha uw'umwuka akagira ingaruka mbi mu by'umubiri. Yego. Ngira ngo birasobanutse. Murakoze. Birumvikanye. Ibindi wenda tuzagenda tubiganiraho gake gake bitewe namwe mudukurikiye, ko mutwereke uko mwabyakiye muri comment. Kandi ibibazo wibaza byose kuri iki kintu bishyire muri comment. Twe dusoma comment nimugire ikibazo kandi tukanazisubiza. Reka rero tubashimire. Imana ishimwe kuri uyu mwanya wanyu, mwakoze cyane. Ngira ngo abantu barize kandi barungutse. Tukomeza tugende tuganira n'ibindi bigiye bitandukanye. Dusoza rero iki kiganiro, nabwira umuntu wese warudukurikiye ko nawe agabanya umugisha muri uyu mwanya. Amen. Yakiriye umugisha kandi rwose niba atameze neza aho muraramira neza. Niba ukeneye gusobanukirwa ibirenzeho kuri deliverance, urajya ku Mukanguzi TV, urasangaho nimero ya Aniseti, umwandikire. Niba na ngombwa umusabe umwanya cyangwa se appointment, muhure muganire birambuye birenze, kuko hano mu kiganiro tuba tugenda turezima kubera igihe. Yego. Hanyuma ariko kuri iki ndumva watanga nimero. Yesu abaho umugisha. Izi nimero mbere kuduhamagara twandikire, kuko niba turi ababwiriza butumwa, suppose ko dushobora kuba turi mu rusengero. Ntabwo uri bumpamagare rwose ngo nsohoke njye kwitaba, ariko ntuma message turahana igihe hari nawe uhugutse tuvugane. Hari abantu, hari nk'umuntu wampamagaye ndi mu materaniro, ndamwitaba ndamubwira ndahuze, ntiyanyumva, ndakupa. Nk'ubyo ahitamo message ngo ntiwitwaye neza.
ndagira ngo nsobanurire abantu mufata nimero zacu, nta muntu n'umwe turi mu mwenda w'uko tugomba kwitwara, ahubwo wowe reba ko waduhamagaye ufite umwanya wo kuduhamagara, reba ko natwe twari dufite wo kukwitaba. wagira ngo ahari muba mwabivuganye. Ni ukuri ntabwo mba ngutegereje, nta muntu n'umwe ntegereje ko ntawe dufitanye gahunda, ariko nituyihana nzaba ngutegereje. Imana ibaho umugisha. Nimero zanjye ni 0782 72 62 8 6. Niba utayumvishe neza wanasubiza inyuma, cyangwa Sipiriya zanayandikeho, twebwe no ku Ijwi ry'Umukanguzi muzayibonaho. Yego, ariko no ku Iriba TV hariho iyacu y'ubuyobozi bw'Iriba TV, ubonaho watwandikira twaka nimero ye, turayiguha nta kibazo. Asante. Reka dusoze n'ubundi usenga Imana. Imana ibaho umugisha. Mana turagushimiye, tugushimiye ubuntu bwawe. Waduhamagariye kuba mu muhamagaro ukomeye, umuhamagaro wo kuba abana b'Imana, wo kuba ibisonga byeguriwe kumenya ubwiru bw'Imana. Reka tugusabe muri iki gihe, muri uyu mwanya, uyu muntu yumvise asobanukirwa ibirenze ibyo tuvuze, kuko ugambiriye ibyiza kuri we. Dusengeye umuntu urwaye ngo akire mu izina rya Yesu. Wagizweho ingaruka n'ibyo twaganiriye byose, turamusabira kugira ngo umutima we utuze, abe umutsinzi ku bw'ineza y'Imana. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.